Welcome back to my YouTube channel. It's your guy Paula GAAOG the super girl, umwamikazi w'itangazamakuru, ishema rya mama ndetse n'abazankomokaho. Murakaza neza kuri Paula TV official. Twari tumaze igihe kinini tudakora, rero content yacu ntabwo turatangira kwishyira mu bikorwa, ariko mba ngomba gukubitira hose. Ubu no munsi rero ndi muri siporo imbere ya kamera yacu, muri kubabona umuntu sindi bumuvuge aratangira bibwira ni umuntu w'ingenzi mu itangazamakuru. Tuwaye ikaze kuri Paula TV official, tangira wibwira abadukurikiye. Urakoze. Amazina ni Jean Claude. Sanzwe abantu mu manager w'abakinnyi, ariko abandi n'umutoza. Okay. Ibyo gusa. Ndi n'umusportif ni. Urubatse? Urubatse. Tesheri. Hano rero mutubona turi kuri tapi, ahantu turi kure inyuma yacu hari akamatch kari kuba. Ni ibintu byateguwe, ni amamatch yateguwe na Esperance niba nibeshye. Abagore mwebwe se hari icyo mudufitiye? Uno mukoca mubona yikundira mu bagore cyane, no mu manager ariko akenshi abayibereye mu bagore. Ese kubera icyo bahisemo abagore? Ntabwo nahisemo abagore cyane, kuko mfite n'abahungu hose, nuko ariho nari nabonye akazi, ariko aka kanya nta kipe mfite undi free agent, ariko cyane cyane muri no minsi fakasinze kugurisha abakinnyi. Icyo cyane fakasinzeho cyane. Baramutse baguhitishijemo kujya mu bagore cyangwa mu bagabo, uri buhitemo hamwe wajya he? Hose najyamo nawe. Ubuze na hamwe? Hose najya. Mbere yuko dutangira kugira nyine bigende neza, ubundi ufana ihe kipe? Mu Rwanda. Mu Rwanda nayo? Ntayo? Mu Rwanda nayo kabisa. Nese APR na Rayon byakinnye ufana ihe? Yatsinze nta kibazo, yakinnye umupira mwiza, usukuye kabisa, wanyuze mu mucyo, nta kibazo ndayifana. None se ibikombe APR yatwaye uko ari bitatu, byose yari bikwiye? Ubona yari bikwiye? So navuga duhereye ku gikombe cya Rose Cup, igikombe yatwaye Merita, sinzi ikipe ya Polisi, ngira ngo igikombe cy'amahoro uko wabibonye, ngira ngo yatsinze Rospo yirusha urebye, ngira ngo benda yatangiye iri hasi APR, iyo sport ubona ko iri hejuru, ariko ngira ngo retura abakinnyi APR yongeyemo nibo bayifashije gutwara ibikombe, yaba Jibril Watara, yaba Denis Omedi, yaba Kiwanuka, n'abakinnyi bayifashije. So navuga ngo yabitwaye bimerita, benda igikombe iyo sport afiteho ubushobozi ni igikombe cya shampiyona. Yirangaye yagomba gukora cya gikombe, kuko ngira ngo hagiyemo amanota 7 bayakuramo, hasigara 3 nayavamo, birangira itwaye igikombe. Ngira ngo ntago yabita bimerita, iba yarabitwaye yabimerita. Ku ruhande rwa Rayon Sport n'icyo ubona cyatumye idatwara iriya shampiyona, kandi yari ahagana ku musozo? Ngira ngo benda ikintu cyatumye Rayon Sport idatwara igikombe, nabara nta bench yari ifite, nta bisubizo kuri bench bareba ugasanga ni abana bazamuye ba Pascal, nabo n'abana beza, ariko deni wareba iyo APR, wareba bench ifite ba Ramazani, banizi Ramazani, ukabona ifite abakinnyi bakomeye. Ngira ngo rero cya mbere nuko yirangayeho, yaba mu buyobozi yaba no mu bakinnyi. Ukaba ubona ari iki bazongeramo muri no shampiyona yindi dutegereje ishaka gutangira mu mpera z'ukwa 8? Ngira ngo yaba Rayon Sport igiye kwitabira Confederation, yaba APR igiye kujya CAF Champions League. Icyo navuga benda nuko ikipe zakwiyubaka, tukabona hanze byibura nta igenda igaruke. Rayon Sport igeze kwitwara neza, yaba ari byiza ku banyarwanda. Urahara amanota igihugu gihabwa, tukaba twandazajya tunasora ikipe 3, yaba APR yitabira ikagera kure, byadushimisha. Ziyubake neza, zitagendeye ku mazina,
zireba abakinnyi bashoboye kandi beza barahari. ngeze kutambajije iyo mfana wese umufana yawe mbaye nyicecetse nanjye nzayivuga ari uko wanyeruriye kuko ntabwo nakumva ukuntu waba uri muri siporo yo mu Rwanda akaba nta kipe ufana ahubwo wanze kutubwira. ndi mfana hanze. wifanira hanze se ufaniye Barcelona hari igikombe yatwaye ibyo hanze sinyambimeye yarabitwaye yaba shampiyona kandi kera sha nari nzi liste yose nari nzi 11 ba Barcelona nyifana niga nko mu wa 3 segonderi sibageze umuzamu witwa Stegen niba ari na Alba na Arda ako banza kunda na Coutinho na kipe ibyo tuba tubyihore. Rero manager atubwiye ko mu manager kugeza kuri ubu ngubu nabahe bakinnyi uri ku managinga uvuga ngo nabawe pe ngira ngo te umukinnyi bitandashimye Edouard mu Burundi muri Kiyovu harya yakira mu Magaju Magaju ngira ngo mfite Rashid capitaine wa Magaju ngira ngo mfite Tinimana Elisa bose nuwe atanga Imana Eric Matici nawe muri Musanze nawe arasoje nkagira Deni muri Kiyovu mfite n'abandi bakinnyi benshi muri Musanze ufitemo babiri inde nande Tinimana Elisa Tinimana Elisa no muri Musanze mu bagore ntawe mu bagore ni benshi ahubwo ndarika n'abantu 27 tuzakira pre-season hano imikino y'ubusabane ariko by'umwihariko harimo amakipe ane azitabira harimo iyanjye n'iy'abandi bagiye bategura ngira ngo nababwira kugira ngo bazaze badushyigikire by'umwihariko nyanza mfite bamwe mu bakinnyi banjye managinga gusa uzaba ufitemo ikipe ubwo kandi ikomeye muzatangirira gukina 27 z'uko nta gihindutse abantu rero kubera ino shampiyona yarangiye kubera ngo ibintu byagiye bibamo byo kwiba koko nawe ubona ko habayemo ibintu byo kwiba n'akarengane ngira ngo ntago njya mbyemera kuko niba ekipe ntago ntekereza ko ariyo APR bavuze ko yibye kuri Rutsiro ariyo Rayon Sport nayo baravati yibye polisi igitego cyagezemo irarepa n'ahandi ntago mbyemera ariko bibaye ari byo byaba bibabaje ngira ngo abatureberera umupira batufasha bigacika bibaye birimo kuko abantu benshi banze umupira w'amaguru wo mu Rwanda nanjye ndimo pe barababaye imitima irashengagurika ubu ngubu mbanza hari inkovu ahari ibikomere ubu cyakora habaye inkovu abantu benshi bavuze ati ntituzongera gufana umupira wo mu Rwanda urimo ruswa ni ikimenyane n'ubundi tuba tubizi ko ikipe izajya itwara ari iyi amagambo aba menshi n'icyo wabivugaho cyangwa ubona ari iki byahungabanyije ngira ngo ikipe bavuga ni APR ariko nitureba kugira ngo aho APR yashingiwe bamaze gukinira ibikombe 30 bya shampiyona n'ibyo bikombe 30 bya shampiyona atarako yatwaye kimwe APR itwara 23 Rayon Sport itwara ibikombe ngira ngo ni 6 hagati ya 6 na 7 urumva deje ntabwo ekipe ishobora kwiba ngo yibe ibyo bikombe sintekereza ko ibyo bikombe byose bishoboka ibyo tukwiriye kubyikuramo ahubwo tukafakasinga ku makipe yacu tugashyiramo imbaraga tukabona byibura harimo gukina ariko nshimira iyi shampiyona ari imeze neza cyane yarangiye nabi rakapfa impamvu nuko bwari nyine hari impamvu oya ntabwo ari njye uri kwivugira ndi kuvuga muri rusange uko nabibonye ntabwo abantu benshi bishimye by'umwihariko abareyo rwose imitima yari ifite agahinda ino shampiyona reka twizere ko iyi ngiyi izaza hazaba hari ibintu byakosowe ibintu nk'ibyo nyine hanyuma rero uragira uti muri match zigiye kuza harimo abagore banjye cyangwa se abakinnyi b'abagore managinga ubona inyungu ziri ku managinga abagabo n'inyungu ziri ku managinga abagore byose nyine ari kimwe cyangwa hari abarusha abandi bangira ngo wenda mu bari n'abategarugori biracyari hasi
ariko rero amafaranga yabo no mu bagabo ni ibintu bitandukanye, mu bagabo biri hejuru ariko no mu bagore birimo kuza. Ntekereza ko bizagenda biza, urebye tayipu umwaka uko ugenda uza bizagenda biza, kandi mu kuza nuko tugomba gutangira gusohora abakinnyi bajya hanze, bakabona bakina ku ruhando mpuzamahanga b'abakobwa. Dushaka nyine ba kaboyi benshi. Hari undi utari kaboyi ukina hanze? Ngira ngo ubu niwe nabara official uri hanze, ariko hariyo n'abandi banyarwanda. Ariko kaboyi niwe twese abantu benshi tuzi. Niwe mureba ni kuko ari wo muzi. Ariko hari n'abandi banyarwanda bari muri Uganda bakina muri shampiyona ya Uganda, bafite ababyeyi b'abanyarwanda, bamwe b'abanyarwanda abandi b'abagande. Nabo ngira ngo federasiyo yakwiye kuzabarebaho babataka kandi beza baza kudufasha mu ikipe y'igihugu, cyavugana nabo kugira ngo turebe twazavugana bikagenda neza. Harya ni ayahe makipe yamanutse? Ni Viziyo? Hamanutse Viziyo na Muhazi. Koko se ubona byari bikwiye ko zimanuka? Hereye nko kuri Viziyo yamanutse kuri hafi june ya 22, wabonaga ko yari imanutse, yaramanutse. Nengera kuri Viziyo yamanutse bimerita, kuko urebye uko yakinwe, uko yahindaguye abatoza, ibintu byumvikanaga. Noneho ugiye urebye Muhazi ni ikipe yageze kuri jurune ya nyuma itarizira ko izamanuka, kugira ngo bari mu gatebo kamwe na Musanze, bari kumwe n'Amagaju na Bugesera. Birangira rero yirangayeho yamanuka nyine. Tukiri kuri ibyo, wambwiye ko ufite abana muri Musanze shampiyona ya 2023-2024 yarangije neza, iri ku mwanya wa 3. Ubundi uyu mwaka twari tuzi ko ishaka no kuzaza no muri 2 cyangwa se kanagitwara, ariko noneho ni kwa kundi bavuga ngo byahumiye ku mirari, yahise igenda isubira inyuma neza. Mu bakinnyi ufite muri Musanze koko ubona barakinnye bikwiye, cyangwa ikibazo kiri mu buyobozi bw'ikipe? Ngira ngo iyo ikipe itsinze itsinda nka ekipe, ikipe yatsindwa agatsindwa nka ekipe, kandi ntabwo nshobora kuvuga ngo wenda yasubiye inyuma. Turebe wenda turebye match zazibanjirije zari ziri hejuru. Urebye Musanze yarakotanye, ariko benda urebye shampiyona ya 2023-2024 wabara ko sinzi benda niba ari shampiyona imaze gukomera, ariko ngira ngo Musanze hari udukosa yagiye ikora dutoya turere ku bakinnyi, ariko nzi neza ko bura nabo babonye aho byapfiriye batazabyongera, bazabishyiramo imbaraga. Ubwo nawe ugomba kongeramo imbaraga ku bakinnyi managing. Bambwiye kuba nabazanira n'abandi, ni karibu ndabafite abanyamahanga bagomba kuza. Ubu witeguye kurya amadolari yo kugurisha abakinnyi? Kandi nzana abakinnyi bashoboye babimerita bakomeye. Ndumva ari byiza. Nanjye ubwo nyine nizere ko tuzagaruka hano umbwira ikipe ufana, ndabona igice cya 2 kigiyemo. Reka tujye kureba Wagwani kuri Paula TV official. Turacyaguha ikaze. Ubwo nizere ko tuzongera kuvugana 28 imikino y'abagore yatangiye. Thank you.